mwicare mubizi ndasambana mbibabwire mwicare mubizi ngo gusambana ni icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntabwo wambuza gusambana ndahangaha ndidekaraye ntabwo nzabireka Julienne akabafata akabajyana mu yewe ndaho si wamenye ko narwaye maze ukwezi kwa 9 kose ndwaye meze nabi nuko kwa 10 ndacyarwaye nagereje icyo Imana ikora abaganga babuze indwara babura n'igicurane bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara nyuma nsanga barandoze ubundi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima ariko ntibyoroshye ibi bintu birakomeye uyu mubiri uranyirukanyije urimo uranyambutsa n'ibihugu ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo uri kwimana umubiri umereye nabi umubiri uri kundya umubiri umereye nabi abanyarwanda mu nsengere cyane mbasabye inkunga y'amasengesho maze amezi 2 yose ntakora nta kazi nakora gute ntabasha guhaguruka ntabasha kugenda pararize imereye nabi yewe banereje ibintu nazi ngo ni ibiki uburibwe umubiri ubumbabaza ndumva ndakwinginze mpururiza abanyarwanda banyumve bagira ikintu bamfasha banabare abansengere abagira n'icyo bakora bagikore abantu bashaka kunyica sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye ntabwo Yes, mbahaye ikaze rero nkuko muri kubyumva mu ayo majwi nyine mwaka video ntangije mbakinira ni umukobwa wanyu bita Jackie Sharon arimo aratabaza ararwaye cyane ararembye ahubwo bivugwa yuko mu minota ishize ashobora kuba yitabye Imana yarimo atabaza ati mu sharing iyi video mugeze ku banyarwanda bose ndetse no mu mahanga bagira icyo bamufasha ariko icyo mbabwira ko nuko byarangiye yarimo atabaza nubwo nagiye mbibona cyane kuri social media bari benshi bagenda bandika comments zigiye zitandukanye niba umuntu arwaye akifata bati ngiye imbere kuri kamera ngiye kuri kodinga nohereza aya majwi vuga ikibazo mfite kuki mutamufasha Banyarwanda muje mugira umutima ufasha mwumvikane hari comment nahoze nsoma kiganiro yakoze ni comment ziteye agahinda hari comment baguha bagusubiza cyase bitewe n'ibyo wavuze bagaguha comment nabwo bikarushaho kuba wagumya ukiheba cyane ubwo rero ni comment nkuko wabonye video yatangiye ibivuga yavuga ati gusambana nta cyaha kirimo ati nzagumya nsambane niho nabonye na comment harabandika bati ngo wahagurutse ukakomeza ukaja gusambana ugashaka ayo mafaranga ayo ntari amagambo y'umuntu muzima bro ibyo bintu mubyihorere ayo ntago ari amagambo wakagombye kubwira umuntu arimo arataka arimo arashira erega umubiri uraryana yakwenze ese utereye ukomene uvuga ngo nahaguruke ngo akomeze akazi yakoraga utazi ukuntu umubiri uryana bro banza utararwaraho nawe aho guys reka mbasabe ninde muntu utazi ukuntu umubiri uryana urumva yavuga yuko arwaye pararize atazi indwara arwaye nyine pararize yaramufashe nta kintu ashobora gukora rero mugerageze nkuko abivuga asaba inzego uyu Jackie Sharon ni umukobwa mwiza cyane mwamenye mu biganiro byinshi agenda akora nkuko yitangira ubuhamya kuko agenda atanga ubuhamya bw'uko ari indaya cyangwa se abandi bakora umwuga wo kwicuruza
eh, yagumye gukora ibyo bintu igihe kinini, ariko inshuti ze harimo abo bita buri kantu na buri nguni baje kumushingira aka YouTube channel kari monetize kugira ngo aje akora agire utuntu akora we ubwe arebe yuko yabona amafaranga make yakwishura n'inzu. Bantu muba mu mageto ndabasuhuje, asuhuje pe. Geto ziravuna bro. Nawe yaravuze ati reka mushingira aka YouTube channel ndakazaje akuraho 1,000 cya buri kwezi, akabasha kwishura inzu, ndetse wenda akaje gukora interview ahantu wenda bakamuhereza ayo make. Urumva kugira ngo abone amafaranga yo kuba yaje kwivuza ni ibintu bigoye cyane, niyo mpamvu mwamufasha. Ni umuntu yarakuze ari umusitari, ntimukemere ko yapfa asabiriza, ntapfa nabi. Niba hari nka video nyine mperutse gukora hano kuri YouTube channel, ndetse n'abenshi mwarayibonye no ku yandi ma YouTube channel, umuntu bita Theo bose babireba, ariho yatakambaga asabira umugore we ko yararwaye, yararembye cyane. Nawe murabizi, ubwo umuntu yifasha akagenda agasabiriza ku muhanda, nawe ntago bariwe, ibintu biba byamurinze abayifashe bikanga. Ubwo uyu Jackie arasaba inkunga, nk'ubu mwabonye na video yatangiye, video yasohoye asaba Imana imbabazi atakamba, kuko amagambo yari afite amagambo ateye urujijo, mbese urimo wumva amagambo yari afite atari umuntu wumva aratashe, mbese ni amagambo yari afite y'umuntu yumva ko yangije kwiheba ko ari mu bagenda. Yarimo avuga ati n'abapfuye ntacyo mbarusha, abapfuye ni benshi. Mbese buri wese yagiye aharura inzira ze z'ahantu azaca. Niyo mpamvu yabanje no kuja imbere ya kamera agasaba Imana imbabazi ngo imubabarire mu byaha yagiye akora bye bitandukanye, ni byinshi yakoze, kandi nta muntu udakora ibyaha muri rusange, abantu bose bakora ibyaha. Rero nawe yagiye imbere ya kamera asaba Imana imbabazi, asaba ndetse n'abandi bantu ku ruhande abasaba imbabazi, avuga yuko ibyabaye aho ugomba kumubabarira, kuko nawe ubwo yavuga ati gupfa ntacyo bitwaye, ariko nyine rega ibyo bivuga umubiri utarakurya, kuko iyo uri kuribwa hari igihe uribwa cyane ukaba wabura n'imbaraga zo kuba wafata n'icumu ukaba wacyitera, ariko imbaraga zikabura, umubiri uraryana bro, umubiri uraryana. Niyo mpamvu rero mbasaba namwe nyine muje mubaho nk'abantu bafite umutima, muteye guterana umuntu, kuko erega umuntu iyo ababaye agashaka gutakambira ntumwumve. Ibyo bintu byose bibona yuko nta kintu ari cyo, bigatuma depression zigumya kumufata, kandi yageze depression agumya guhangayika cyane arwaye, nabyo bituma indwara igumya kwihuta cyane, kuko nta ibitekerezo aba afite byose aba atekereza ko agiye gupfa. Bigatuma ibyo bintu bituma atangira kwiheba cyane, indwara ikagumya ikazamuka. Iyo urwaye ugatangira ugahangayika cyane, ni hahandi usanga wananutse washize. Ariko banyarwandakazi ndabasaba, reka nanjye batakame mbabwire bati rwose uyu mukobwa Jackie mumufashe, nk'uko avuga ko yarozwe, akavuga ko uyu murozi wamuroze azamenyekana. Nkanya hari na video nabonye, hari umugore yavuze ko ashobora kuba ari we wamuroze, ko mwabibonye arimo avuga ati ni umuntu avuze ngo avura amarozi. Niba umuntu avura amarozi, umuntu aba naroga, nkuko mubizi
cyane umuntu uvura amarozi nta niwe unaroga. Yavuze ko yarozwe, yazengurutse mu bitaro bigiye bitandukanye, ubu yari umwami Faisal niho yarari arimo yivuza, ariko byaranze aratakamba, nta mafaranga afite yo kwivuza, atakamba ngo mumufashe musengere, ndetse ndamufashe ndamuha amafaranga make nyine yaje kwivuza, kandi n'amasengesho nayo aba akenewe. Niba udafite amafaranga musengere, nabyo birakenewe, rebe ko yakira. Rega ntawifuza kubona mugenzi we apfa nabi ashira, ntawe ubyifuza. Fuza ko mugenzi wawe agenda mu mahoro, kuko umubiri uraryana. Niyo mpamvu nawe yatakambye cyane, agasaba Imana imbabazi, agasaba inshuti ze, agasaba umuntu wese yabaye ati umuntu nagiriye nabi, reka ngusabe imbabazi, kandi nanjye unsengere ndebe ko nakira nkava muri ibi bitaro, nanjye ngakomeza nkaja gukora. Nk'uko mubizi rero, abenshi hano hatunzwe n'ama YouTube channel, afite channel, ariko kubera ikibazo afite ari mu bitaro, ntago waje kwicara imbere ya kamera urwaye ubabaye cyane ngo ugire icyo uvuga, atamaze igihe adakora. Kandi namwe murabizi hano mukoresha ama YouTube channel, iyo utarimo gukora ntago wakwinjiza, ntago wakwinjiza utakoze. Ubwo uri kumva nicyo kibazo afite, nawe ari gushaka ko yava muri ibi bitaro, yawe umusengera akabona inkunga, akavamo akaja gukora uturimo twe yakoraga, agakomeza akareba yuko yabaho neza nk'ibisanzwe. Uyu Jackie Sharon arasaba ubufasha, arasaba inkunga, ko mubyumva. Kubwa amagambo nyine, nk'uko bagenzi be buri kantu na buri nguni bamusuye mu bitaro aho yari arwariye, bamujaniye ubufasha, bavuze yuko ari mu bagenda, kuko hashize iminsi igera nko mu cyumweru bamubika bavuga ngo yapfuye, ariko ntago ari ukuri, ntago biramenyekana ngo bifate nka true story, ntago biramenyekana neza. Ibi niba ari byo ntago, kuko turigumya gushakisha amakuru yose yizewe, ngo tuyabahe ari amakuru afatika. Ariko icyo mbabwira cyo nuko uyu Jackie mwamusengera akabasha ko yakira. Ndabibutsa gukora subscribe, share, like, comment mu biganiro byacu.